Ibihe byiza kuri wowe ukomeje gukurikira Rugwiro Pro Zone. Ikaze nanone rero kuri iyi channel niba uri mushyashya, tuganira ku mafaranga y'ikoranabuhanga, tuganira ku bukungu, turebera hamwe amafaranga yubakiye kuri blockchain, dufasha ba nyiri umushinga kubaka amafaranga yabo nyine kuri izo blockchain, hanyuma n'abapaka tugomba ibihembo, ubwo tuba twinjiriye mu gice cya mining. Niba uri mushyashya rero hawe ikaze, dufatanye uru rugendo rwa cryptocurrency, cyane ko ari inkuru nshya mu matwi y'abanyafurika benshi, bityo ibyuzi n'ibyonzi dushobora kubihuriza hamwe bikabyara umusaruro kandi natwe bikaduhindura abamenyi mu isi ya web3. Uyu munsi rero tugiye kuganira n'ubundi ku kiganiro twari twagiranye ubushize cyagarukaga kuri PI. Hari ibinyamakuru byinshi byandika kuri cryptocurrency byatangaje ko muri uyu mwaka turimo bitararenga mu kwezi kwa mbere, uku turimo nyine mu mwaka w'2026 Mutarama, hari kuvugwa ko hari miliyoni 134 bya PI coin bigiye kurekurwa. Ubwo no kuvuga ngo bigiye gukurwa ku gice cya lockup bibe available. Reka tubijyane muri ubu buryo kugira ngo ubisobanukirwe. Reka duhere hano. Umushinga wa PI urimo ibyiciro bitatu. Icyiciro cya mbere ni umuntu wamenye amakuru ya PI network akayimayininga nk'ifaranga rizagura mu kugura no kwishyura amaserivisi atandukanye ndetse n'ibicuruzwa bitandukanye. Uwo ni umuntu wa mbere uba kuri PI cyangwa se mu mushinga wa PI kwa team. Umuntu wa kabiri ni umuntu wabwiwe amakuru ya PI akabwirwa ko ifaranga rimwe rya PI, ubwo 1 PI coin, izavunja ku giciro cya GCV cyangwa se Global Consensus Value, aho ashobora kugura imodoka akanasagura akoresheje coin imwe ya PI coin cyangwa se ifaranga rya PI network rihagarariwe na PI core team. Uwo ni umuntu wa kabiri. Tugeze ku muntu wa gatatu. Umuntu wa gatatu ni umuntu usanzwe azi ibijyanye na cryptocurrency, azi gukoresha neza ama exchange harimo nka OKX, Binance n'izindi nyinshi zitandukanye. Hanyuma ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka dusoje 2025, PI network yafunguye icyo twita open network, ni ukujya ku mugaragaro ku isoko ikabasha gukorana n'andi ma exchange agiye atandukanye kugira ngo abanyamuryango badafite iyo coin ariko bafite amafaranga batunge iyo coin. Ibi ngibi rero byabaye kuri izo tariki nari mvuze haruguru. Hanyuma wa muntu wari usanzwe ari umutrader cyangwa se ari umuhanga mu gukoresha ama exchange yemererwa kuba yatunga PI binyuze mu kuba yashyizemo amafaranga ye. Abo bombi uko ari ibyiciro bitatu bose ni Abapioneer kubera ko mwese muhuriye mu gutunga PI. Ikindi tugomba kwibukiranya ni cyuko PI zose ubona ziri muri circulation, PI kwa team irazizi ko ziri no gusirikira, kubera ko mbere y'izo tariki 20 z'ukwezi kwa kabiri ntago twashoboraga kubona PI kuri OKX cyangwa se n'ahandi, zagendaga muri wallet ya PI gusa. Ibyo rero bishimangira ko umushinga wa PI kwa team uzi neza PI ziri muri OKX, uzi neza ziri muri Bitget, uzi neza ziri muri wallet n'ahandi. Aya makuru rero yasohotse ku munsi w'ejo garagaza ko miliyoni 134 bya PI coin bigiye kujya hanze, kuko twakoze imibare dusanga bishobora kuba bihura na miliyoni 27 z'idolari uvunje, nimba imibare nyikoze neza, ariko bari bavunjiye kuri 0.2. Urumva ko rero n'abantu babiri batandukanye ku mushinga. Uwa mbere ayizeyemo igiciro cya GCV cyangwa se Global Consensus Value, undi ayizeyemo ko ishobora kugura ibicuruzwa ndetse ikishyura na service, undi ayibona nka coin isanzwe ashobora kugura uyu munsi ikamanuka cyangwa se ikazamuka. Ubwo ahangaha tukiri kuri iyi topic uraza kunyandikira muri comment ngo wowe uhagaze ku ruhe ruhande iyo uri kumva PI network, kubera ko hose aho hatatu tuvuze birahagaragara. Abashyigikira GCV barahari, bavuga ko batatanga PI yabo batagiye kugura service n'ibicuruzwa barahari, ariko no kuri exchange irahari kandi ifite ibirango bya PI. Kandi twaboneye hamwe ko hari akanama gashinzwe kugenzura abantu bakoresha ibirango bya PI mu bikorwa bitemewe. Bisobanura ko kuba imazeho kiriya gihe cyenda kungana n'umwaka, kuko ku itariki 20 bazaba bujuje umwaka nyine bafunguye open network, bakaba batarayikuraho kuri ziriya exchange, ni igisobanuro cy'uko babizi ko ihari. Hari n'amakuru yigeze gusohoka avuga ko benda kuyikuraho ariko ntago byari byo. Ibi rero twari tubiciyemo kugira ngo tubanze dufate ishusho rusange y'impamvu Abapioneer bashobora kujya impaka ku bijyanye n'izo PI zenda gusohoka. Uti babikura he rero?
iyo babara ko payi zenda kurekurwa zingana kuriya cyangwa se ziriya miliyoni zenda kungana kuriya zigiye kujya hanze kuri available balance, ubundi rokapu ubusanzwe uyifite uri umupiyoniye. Iyo ushyizemo amagambo yawe 28 muri wallet yawe, winjira muri wallet bakakubwira bati wakoze rokapu cyangwa se wakoze konti ariko ifunzeho payi 1000 zizafungurwa muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 mu kwezi kwa mbere ku itariki 4 isaa 6 z'amanywa i Kigali cyangwa se UTC. Bitewe nuko uri kubisoma nyine bishobora kuba byahura cyangwa se ntibihure, ubwo ni imagination, ariko rokapu bayerekana igihe wowe wakoreye rokapu yawe, igihe wavugiye ko izarangira, hanyuma bakakwereka isaha n'itariki bishobora gufata. Ibi rero babishingiraho bavuga bati imibare ingana gutyo ishobora kuzajya ku isoko. Ikintu babishingiraho nyuma y'uko Pi Network itangiye kuba yasakara mu mwaka w'ibihumbi 2023 nibwo Pi Network yinjiwemo n'abantu benshi, ni imibare iri kuri internet igaragaza. Kandi abantu benshi bakora rokapu badasobanukiwe rokapu icyo ari cyo. Abenshi barokinze imyaka 3. Izindi comment nshaka ni abantu bari bumbwire bati ngewe nakoze mining ya Pi ariko kugeza na n'ubu sindafata Pi mu ntoki, cyangwa se sindabona Pi kuri available balance, zose ziracyafunze kubera ko yarokinze imyaka 3. Abo rero begeranya ko izo rokapu zigiye kurekurwa bashingira ku bantu binjiye muri Pi Network ndetse n'abarokinze imyaka 3 bahereye ku bihumbi 2023 ari bwa benshi binjiye, bakabisanisha n'umwaka w'ibihumbi 2026 ko ya myaka 3 yabimaze gusoza. Hanyuma tugahita tubona ko hashobora gusohoka Pi zingana na miliyoni 134 zikaza ku isoko. Rero bo nk'amasoko cyangwa se nk'abantu bashinzwe kugurisha Pi bari mu nyungu. Kubera iki? Iyo ukoze order yo kugurisha, gukonvatinga cyangwa se kugurisha kuri P2P, OKX wayamaze gucuruza, ibishyira muri raporo, irabirikodinga nyine ko habayeho gucuruza Pi. Ibyo rero bo barabiserebura. Ariko kuri wa muntu wa mbere twahereyeho, niba nawe uri muri icyo cyiciro gishimangira ko Pi Network ishinzwe kuba yagura ibicuruzwa ndetse ikishyura na service, ahangaha uba uri mu gihombo, kubera ko mu gihe bagenzi bawe barimo baragurisha Pi coin kandi wowe uyibikiye ko izagura ibicuruzwa, ntago muri mu mujyi umwe. Kandi mu gihe mutari guhuriza hamwe nk'Abapioneer kuri blockchain, bisaba ko mwungurunana cyangwa se muvuga rumwe kugira ngo ifaranga ryanyu rikomere. Ariko nanone ibyo bikorwa mu nkokora no kuba umutekano wa Pi wallet udacunzwe neza. Tubisubiramo kenshi ko Pi Network iri mu cyiciro cya DEX cyangwa se Decentralized Exchange, aho umuntu ashobora kugutwara amagambo yawe 28 cyangwa se 12 nko kuri Pi Network, hanyuma akabasha kuba yakwinjira muri wallet yawe agakoramo amacoin mu gihe mutabivuganyeho. Uwo muntu ashobora kwinjira kuri wallet yawe agahita atwara coin zawe mu gihe mutabivuganye. Ni ikindi kintu gituma isoko rya Pi rigwa. Ryamara kugwa, Abapioneer benshi kugeza ubu ngubu turi kuvugana, 1/2 cy'Abapioneer bamaze gufata iyi project nka fake project, ariko mu by'ukuri sibyo. Pi Network nta kitakoze, Pi Core team nta na kimwe idakora, ikomeje kubaka ibintu byayo kandi neza. Ni nacyo kiganiro tuzakurikizaho mu gihe tuzaba turi kuganira nyine kuri uyu mushinga wa Pi Network. Nicyo kiganiro tuzakurikizaho kuko abantu benshi barambiwe nyine uyu mushinga, kubera iki abenshi bumva ko ari byacitse. Kubizi coin zigiye gufungurwa ntacyo bitwaye, igiciro gishobora kumanuka. Nabonye n'umuntu muri comment wandika ati Izi Imana yamanuka ikagera kuri 0.1 ngo we yaba ari mu nyungu. Uwo nguwo nyine ari muri cya cyiciro nahereyeho mbabwira cy'aba trader, acunga coin yamanutse akayigura, yamanutse yazamuka akagurisha, ahaba yungutse nyine, asanzwe amenyereye kugendana n'iryo soko. Ari nabyo twese twakabaye kuba twiga tukarebera hamwe nyine ko buri kintu cyose kibayeho wakibyaza umusaruro na opportunity kuri wowe kugira ngo bashe kubibyaza umusaruro. Bityo rero kubw'iyi video igeze ahangaha ntago nshaka gutinda. Niba uri umupioneer bitewe n'ibyiciro bitatu twabonye, wowe biraterwa nuko ubyumva. Nimba muri wallet yawe hari umutekano uhagije, wizitwara kuri OKX. Niba wallet yawe idafite umutekano, zishyire kuri OKX ariko utagambiriye kugurisha, ahubwo kubera ko ariho zibitse. Hanyuma mukomeze mukore mining kandi
nkubwiza ukuri ko iki giciro payi iriho cya 0.20 ni discipline yacu kwingana nyine nk'abapiyoniye. Gusa ubu kuri iki gihe turi mu cyiciro cy'aho abantu abitwa abapiyoniye harimo abadafite payi n'imwe, zose barazigurishije mu gihe yari ifunguye open network. Hari abo bazibye zose bategereje migration ya kabiri, ndetse harimo n'abazifite mu byiciro bitatu, afite izo kuri lockup, afite izo kuri available balance ziri nyine muri payi wallet, ndetse zifite no kuri exchange. Reka tugumye duhana ibitekerezo tubinyujije muri comment box, tugumye tuganire kuri uyu mushinga. Nta byacitse biba byabaye, payi ko akeneye kubaka byinshi bitandukanye bigambiriye kugira ngo abapiyoniye babashe kuba babona final project cyangwa se umushinga uhamye urangiye, kugira ngo bizaba ari ibintu bifatika. Ntabwo kubirebera mu maso yacu aka kanya ari byiza, kugira ngo tubone ko byatinze. None se ko project nka payi yatanze amafaranga nk'ayo ngayo, ko hari abantu babivuga ko bayikozemo business nyinshi zifatika, kubera iki wavuga ko nyine payi ahangaha itangiye kukubera igihombo nka comment ndi kubona? Ntago ari byo. Mukomeze mukore mining. Hanyuma kandi ndakwibutsa ko dufite group WhatsApp duhuriramo duhana ibitekerezo bitandukanye, ushobora kutujoininga. Rero urebye muri video description handitsemo tukajya tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ikibazo, igitekerezo, inyunganizi, comment irafunguye, dukomeze tuganire ku mushinga wa payi core team ndetse n'indi mishinga itandukanye yubakiye kuri blockchain. Kungura ubumenyi niyo ntego, hanyuma kuganira nyine mu bupfura, twungurana ibitekerezo biba byiza kuko bituma tuguma kwaguka. Hari ikibazo rero ufite nabwo ucyandika muri comment. Hari igihe uhura n'umuntu n'ubundi ufite nk'icyo cyawe, ugasanga murahuje. Ahangaha wanyumviraga ni kuri Rugwiro Pro Zone, ngewe wanyumvaga mu ijwi rya Rugwiro Pro. Reka tubane mu update yacu agiye atandukanye. Ibiganiro byo tubategurira nakagaruka kandi biracyari byinshi. Ndagushimiye we tugiranye kuri uyu munota, wakoze cyane kutwumva. Imana ikurinde.